17. Nehemiya igice ni cya kabiri n'umurongo uhatse iki gitabo, igice cya kabiri umurongo wa 17. Berako ndababwira nti mureba ko tumeze nabi, ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike i Yerusalemu utagumya kuba igitutsi. Babwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, babwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamwo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Amen. Amen. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice ni cya kabiri umurongo, urwandiko rwa mbere rwa Petero igice ni cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice ni cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari n'uburiganya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wagira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera, no gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Turaganira iri jambo ryo kubaka no gusana ubukristo bwacu. Mbabarira ntabwo ngiye kuvuga ko ahari bwasenyutse cyangwa se ahari bwacuye, ariko numvise muri jyewe iryo jambo Imana irimpatira cyane muri kino gihe ryo gusana ubukristo, ryo kubaka ubukristo. Kubaka twese turabizi uko bikorwa, no gusana nabyo tuzi uko bikorwa. Ijambo ryaje muri cyangwa se Mwuka Wera yarimbwiye, yarisobanuriye ati ubukristo ni ubuzima, kandi kimwe n'ubundi buzima bwose. Murebe uko twavutse turi impinja, nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Petero. None tugeze aha murabona uko tungana. Abenshi bamaze kugira imisatsi ibiri, n'abandi rya jambo ryanditse mu mubwiriza ngo igiti cy'umuruzi kirarabya, n'intwari zikunama, ngo abasyi bakarorerera gukora, abe n'amenyo atakiri mu kanwa, intwari zunama n'umugongo. Igiti cy'umuruzi nabyo ni imisatsi yameze imvi, yabaye uruyenzi. Ibi ni ibigaragaza ko twavuye mu bwana, kandi abenshi n'aho tugeze turimo tugenda dukura. Kandi yuko umuntu agenda akura, agenda rimwe na rimwe, uwo ni umuntu usanzwe ata ishusho n'isura ye ya mbere ya kera ye mu bwana. Inzu nayo yubakwa ari nziza, ari nshya, vuka, reka mvuge gutyo, mu minsi uko igenda yiyongera irange rikagenda ricuya, hari n'ahantu hagenda hasenyuka. Cyo kimwe n'ubukristo buriya baba bukeneye gusigwa no kuvugururwa umunsi ku wundi.
kugira ngo burusheho kuba bushya, burusheho kuba bwiza no kwishimirwa n'Imana. Cyane cyane ko na Paul yabivuze ngo umuntu w'inyuma ngo arasaza, ariko umuntu w'imbere ngo ahora aba mushya uko bukeye n'uko bwije. Nimwumve igituma aba mushya nuko kuvugururwa. Ubukristo rero bukeneye kuvugururwa kandi ni ngombwa kugira ngo bukomeze bube bushya. Amen. 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 Ubukristo iyo nyito ni nyito abigishwa bahawe bageze batangiye gukurikira Yesu. Bari bageze muri Antiyokiya, noneho abantu bo muri Antiyokiya babarebye babita abakristo. Tugire ngo kwitwa abakristo ni abantu bise abandi. Izina umukristo ni izina twitwa n'abandi bantu batureba. Muri Antiyokiya nibo bise abigishwa ba Yesu ngo ni abakristo. Naho ritangirira. Ni ngombwa kandi kubuvugurura no kubugira bushya no kubwubaka kugira ngo abantu bakomeza kutureba, abo dukorana bajya bavuga aho uri mu kazi bavuge ngo ni umukristo. Iki gitabo cya Nehemiya tuzagira amahirwe yo kukivuga cyose. Ndashaka ko twiga muri iyi minsi 3 numvise umutwaro wo kugira ngo tukige. Ni igitabo kitari kinini cyane, ni igitabo gifite ibice 13, kandi muri ibyo bice 13 kigabanywamo imitwe igera muri 4 grande parties z'icyo gitabo. Nitujya kukiga rero tuzakiga mu maparti kuko tudaga chapitre par chapitre, ariko tuzakiga mu maparti 4. Parti ya mbere ni guhera ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 7. Parti ya kabiri ni igice cya 8 kugeza ku gice cya 10. Parti ya gatatu ni igice cya 11 kugeza ku gice cya 13. Parti ya kane ni verse cyangwa se ni umurongo wa 4 w'igice cya 13 ukageza ku murongo wa 31. Ngibyo ibice 4 bigize iki gitabo cya Nehemiya. Kugira ngo mbisubiremo neza, ibice 4 bigize igitabo cya Nehemiya mu bice 13 cyangwa se amasura 13 agizwe n'amaparti 4 muri iki gitabo niko cyanditse. Narivuze ko isura ya mbere kugeza ku isura ya 7 cyangwa se chapitre ya mbere kugeza kuri chapitre ya 7, iyo niyo première partie. Murambabarira gukoresha indimi z'amahanga kubera ko rimwe na rimwe rijya zisobanura neza kuruta Ikinyarwanda. Akabaho deuxième partie ni ukuva kuri chapitre 8 kugeza kuri chapitre 10. Troisième partie ni ukuva kuri chapitre 11 kugeza kuri chapitre 13. Quatrième partie ni ukuva kuri verset 4 ya chapitre 13 kugeza verset 31 ya chapitre 13. Ndaza kuvuga ibikubiye mu ncamake muri ibyo bice byose. Rero ingingo nyamukuru iba muri iki gitabo twayisomye ariya igice cya 17. Haravuga ngo ndimureba ko tumeze nabi i Yerusalemu hasenyutse, habaye amatongo, amarembo yaho yahiye. Ari umurongo munini uba muri iki gitabo uvuga ngo nimuze twubake inkike z'i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Nimuze twubake ubukristo bwacu tutagumya kuba igitutsi. Nehemiya
yubatse ibintu bibiri bikomeye muri iki gitabo kandi no mu Bisiraheli. Yubatse yongeye kubaka umujyi wa Yerusalemu. Se murasangurikiye? Yego. Yongeye kubaka umujyi wa Yerusalemu kubera kuko wari warasenyutse, ndaza kuvuga impamvu zawushenye. Ariko kandi yubaka n'ubuzima bwo mu mwuka bwa Yerusalemu. Yubatse la ville de Jérusalem, yubaka kandi la reconstruction de la vie spirituelle des gens qui habitaient à Jérusalem. Donc yubatse bifatika, yubaka n'ubuzima bwo bwari bwarasenyutse. Niyo mpamvu nshaka ko tuganira cyane cyane kubaka ubukristo akagapwe konyine. Ntabwo tugiye kuvuga umujyi wa Yerusalemu, ntabwo ngiye kuvuga naho umuntu wese atuye ngo hubakwe, ariko ndashaka ko hubakwa, habaho reconstruction spirituelle, habaho imyubakire ya kiroho, imyubakire yo mu mwuka y'umukristo. Amen. 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 Nehemiya n'umwe mu bantu bajyanywe Babiloni. Yagiye Babiloni kandi uyu Nehemiya yanavuyeyo kandi nawe aje kubaka ibyo byose tuvuze. Icyabajyanye n'iki? Abagiye ni bande? Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva, tubasanga uburyo Imana yabwiye Mose ari ku musozi wa Sinayi. Iramubwira ngo Mose, ngwino nkwereke uko uzubaka ihema ry'ibonaniro. Burya ihema ry'ibonaniro ryagereranywa n'itorero n'urusengero, kandi urusengero rwagereranywa n'imitima yacu, kuko Pawulo yaravuze ngo ntimuzi yuko urusengero rw'Imana, Mwuka Wera w'Imana akaba muri twe. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo ngwino nkwereke imyubakire y'ubukristo, imyubakire y'itorero, imyubakire y'urusengero. Uze nkwereke iyo myubakire. Bibiliya iravuga ngo amarana n'Imana iminsi 40 n'amajoro 40. Imana imuha plan yose y'imyubakire. Iramubwira ngo ibi nkweretse kuri uyu musozi ugende ubikore, ntihakagire icyo uzavanamo, ntihakagire n'icyo uzongeramo. Ntukagabanye kandi ntukongere. Ibi nkweretse uzabikore ukurikije icyitegererezo nguhaye kuri uyu musozi. Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Ko burya ubukristo hari inyigo yabwo, hari inyubako yayo, kandi inyubako icyitegererezo Mose yahawe ku musozi wa Sinayi. Nta bukristo bwo mu Rwanda, nta bukristo bwo muri Congo, nta bukristo bwa Tanzania, nta bukristo bwa handi, nta bukristo bwa Canada, nta bukristo bwa Australia. Ubukristo bugira inyubako imwe. Bishaka kuvuga ko mu bihugu bitandukanye usanga hari imyubakire itandukanye kubera ko hari ibihugu bitandukanye, ariko ubukristo bwo bugira inyubako imwe yonyine gusa. Yego. Ibihugu bitandukanye byose, ahantu umuntu wese ari atandukanye, aho usengera hatandukanye, inyubako y'ubukristo ni imwe. Iramubwira ngo ubikurikize ukurikije icyitegererezo uhawe kuri uyu musozi. Burya dufite icyitegererezo cy'ubukristo twahawe ku musozi wa Sinayi. Imana iha pla Mose nk'umuenjeniyere principale, hanyuma iramubwira ngo uzafatanya n'abandi bazashyira mu bikorwa ibintu nk'ibi. Ntabwo ngiye kujya mu ihema ry'ibonaniro kubera ko nimwongera kumva umwanya ikindi gihe runaka tuzafatanya kwiga ihema. Ndumva nshaka ko tuziga ihema, ariko uyu munsi iyi minsi 3 tuziga igitabo cya Nehemiya. Nashatse kugira ngo mucumve, kucyumva nuko ngihera mu mavu n'amavuko yacu ku musozi wa Sinayi. Hariya Nehemiya na Mose araza ihema ry'ibonaniro. Mubaze mwumve ko ryari portatif, ryaragendaga, ntabwo ryigeze riba hamwe. Ryahoraga ryimuka umunsi ku wundi, rikimuka kubera kuko igicu cy'Uwiteka cyari hejuru yaryo. Iyo cyagurukaga kikagenda,
ihema naryo ryahitaga rishingurwa rikagenda. Kandi iri hema hari abantu bari bashinzwe kwikorera buri kantu kose. Ntabwo abantu bose baryikoreraga, hari abantu bari barabitoranyirijwe. Hari abantu bakoraga mu ihema aribo batambye Abalewi, abo kwa Lewi. Hakaba n'abandi bantu bo kwa Lewi nabo bashinzwe kwikorera ibintu by'ihema, Abakohati n'Abamerari n'Abagerishoni. Abo bantu uko ari batatu nibo bari bashinzwe kwikorera ihema. Ndagira ngo mbasobanure, iyo ryahagurukaga rigiye igicucu Uwiteka naryo bararyimuraga rikagenda. Ibyo byari bisobanuye ko ihema ritagomba kuba hamwe. Nicyo kimwe n'ubukristo nabwo bugenda. Ubu turi mu rugendo, umukristo ari mu rugendo. Ubu turimo turagana Siyoni, aho turimo turageze ku wundi. Umuririmbyi yaravuze ngo tuwasafiri twakaribia nchi nzuri. Haleluya, haleluya. Buriya ubukristo nabwo ni urugendo, uragenda umunsi ku wundi. Kuwa mbere turagenda, kuwa kabiri turagenda, kuwa gatatu turagenda. Niyo turyamye dusinziriye turagenda. Icyo mukundira urugendo rw'ubukristo ni urwa buri munsi. Tugenda turya, tukagenda dukora, tugenda turyamye dusinziriye, tugenda turi kumwe n'abantu tuganira, tugenda kandi dutaramye turi kuri linki. Kingi tuba turi mu rugendo. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu ihema ry'ibonaniro rwari urugendo rwahoraga umunsi ku wundi. Hakaba hari abantu bashinzwe inikema kwikorera buri kantu kose ko mu ihema. Abamerari bari bafite ibyo bashinzwe, Abakohati nabo bari bafite ibyo bashinzwe kwikorera amarido yose. Abagerishoni bari bashinzwe kwikorera ziriya nkingi zose. Hanyuma Abakohati nabo bari bashinzwe kwikorera ibintu byera byose biri mu ihema, igitereko cy'amatabaza, igikarabiro, icyotero cy'imibavu, isanduka ry'isezerano. Ibyo byose bari bashinzwe kubyikorera. Ni nayo mpamvu kubera ko Imana yari yarateguye abantu bagomba gukora iyo mirimo, umuntu wese wivangaga muri ibyo yabaga akoze icyaha, Imana ikamwica. Turababwira umugabo witwa Uza washatse kuramira isanduka ry'isezerano. Uza arapfa. Iyo abantu batekereje bajya bavuga ngo yaba yararenganye kubera ko yakoze umurimo mwiza wo kuramira isanduka ry'isezerano. Mwebwe siko mubibona? Uza yakoze neza, umuntu waramira isanduka ry'isezerano. Ariko Imana yarabimuzije iramwica. Kubera iki? Ko yabaye kazitereyemo. Ntiyigeze arobanurirwa kwikorera isanduka ry'isezerano. Iri Nefezepa ntabwo yari wo muri iyo miryango uvuze ko ari itatu. Ubwo bishatse kuvuga ngo Imana iduhamagara iduha imirimo yo gukora. Iyo umuntu abaye kazitereyemo ugakora umurimo utahamagariwe, ntabwo ushimirwa, Imana irawukugayira. Kabishwe nubwo wawukora neza, ariko kubera ko utawuhamagariwe, Imana iri organize, iraduhamagara ikaduha n'ibyo gukora. Ntabwo yaduhamagara ngo dusige mu kibuga gutya gusa ngo twiyaranje, ahubwo iraduhamagara ikadukoresha n'ibyo yaduhamagariye. Haleluya, amen. Ahangaha nakoze introduction ndende kubera ko mfite iminsi 3 yo kuziga igitabo cya Nehemiya. Reka mvuge kandi ko icyatumye ihema ry'ibonaniro bagera muri Yerusalemu, ndibongera kandi kurigendana, byarahashitse noneho bubaka urusengero. Ndirwaba portatife, igihe kiragera Salomo aza kubaka urusengero. Natwe rero muri uru rugendo igihe kizagera tugere mu ijuru, nta yindi nyubako y'ubukristo izakomeza kubaho, ahubwo tuzaba twarayubatse, twarayujuje ariyo turi muri wa murongo w'igitabo hariya cy'ibyahishuriwe Yohana. Hajya havuga ngo baririmba indirimbo y'umwana w'intama w'Imana n'indirimbo ya Mose. Iyo ni indirimbo yo kunesha. Bavuga ngo Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe iratangaje kandi irahebuje. Indirimbo yaririmbwe mu ijuru, n'indirimbo ifite ibitero 3.
Imana nidukundira tuzaganira kuri iyo ndirimbo izaririmbwa mu ijoro. Kandi gitangaje ni indirimbo ya korari tutazahinduranya. Indirimbo kera za korari twarazirimbye ngo buce duhimba izindi, buce duhimba izindi. N'ubu turimo turahimba izindi, ariko mu ijoro tuzaririmba indirimbo imwe tutayihararuka, kuko Bibiliya iravuga ngo izaba ari indirimbo nshya y'umwana w'intama w'Imana n'indirimbo y'umugaragu wayo Mose. Tuzaririmba ibitangaza. Niyo ahandi umuririmbyi yavuze ngo nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, tuzavuga ngo mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Amen. Hanyuma uru rusengero rurubakwa, Salomo ararutunganya. Ngiye ku rusengero rwa kabiri kugira ngo nze kugera ku rusengero n'inkike z'i Yerusalemu bya gatatu Nehemiya yubatse. Urwa kane zababwira ko ari urusengero rwasanwe na Herode. Urwa gatanu ni urusengero ruri portatife tugendana, ruri mu mitima yacu. Uru rusengero rwubatswe havuye hema, hubatswe urusengero rwubakwa na Salomo nyuma y'igihe kirekire. Salomo ararwubaka, arugira neza, ararurimbisha. Bibiliya iravuga ngo igicu cy'Uwiteka kijya cyabaga ku ihema kirongera kigaruka ku rusengero. Bwari ubwiza bw'Imana bugomba kuzenguruka itorero. Reka mbabwire ngo ubukristo bukomezwa no gutwikirwa n'ubwiza bw'Imana. Hanyuma buriya bukristo nizo mbaraga zabwo. Urusengero rutwikirwa n'igicu cy'Uwiteka. Kiriya gicu cy'Uwiteka cyatwikiriye urusengero. Bibiliya iravuga ngo Salomo ngo abantu bose binjiraga muri urwo rusengero ngo iyo bambazaga Uwiteka, Imana yarabumvaga iri mu ijuru, ikamanurwa no gutabara, ikareba kandi igatanga umugisha w'Uwiteka, kubera kuko hari ubwiza butwikiriye urwo rusengero. Kubera ubwiza butwikira abana b'Imana, niyo mpamvu duhora iteka ryose twohereza amakomande mu ijuru, Imana igahaza kwifuza kwacu, kubera kuko ari isano dufitanye nayo, yadutwikirije ubwiza bwayo. Haleluya, haleluya. Dusubizwa iyo dutanga ibyifuzo, kubera kuko hari isano dufitanye n'udusubiza. Iyo udafitanye n'isano umuntu uhaye icyifuzo, nyine nta kumenya. Ariko turasenga tugasubizwa, kubera kuko abasenga bazwi nayo. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ukunda Imana ngo amenywa nayo. Hanyuma icyatumye ruriya rusengero rusenyuka rwa Salomo byavuye ku mpamvu zigera muri nyinshi, ariko reka mvuge imwe. Impamvu ya mbere ni uko mu isanduka ry'isezerano Mose iwe hari inkoni yari yarashize mu isanduka ry'isezerano Imana yamubwiye kuri wa musozi, inkoni ya Aroni. Harimo kandi manu ya yindi batoraguye mu butayu y'abatunze, ariryo jambo ry'Imana. Byabaga mu isanduka ry'isezerano. Mwumvise ko ndashaka kujya n'igihema cyane, ariko igihe cya Salomo amaze kubaka urusengero, nawe yiganye Mose azana isanduka ry'isezerano arishyira ahera. Hariya yarishize we ntiyashyiramo manu, ntiyashyiramo n'inkoni ya Aroni. Yirengagije ibintu bibiri bikomeye cyane, ahubwo ashyiramo ibisate by'amabuye, ashyiramo amategeko, ashyiramo amabwiriza. Ijambo ry'Imana ariyo manu ntiyayishyiramo. Kandi buriya ubukristo butungwa n'ijambo cyane. Ni ibiryo by'ubukristo ni ijambo ry'Imana, nibyo biryo turya. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo hariya mu gitabo cy'Ingoma muzahasanga ku gice cya 5 haravuga ngo ntiyigera ashiramwo manu, ntiyashiramwo n'inkoni ya Aroni bwa butambyi. Iyi nkoni ya Aroni nicyagiye bamugishije impaka, inkoni zose bazishyira mu nzu. Mose amaze kuzishyira mu nzu za nkoni zose, buca inkoni ya Aroni yarabije, byasobanuraga ubutambyi bwa Kristo buzazuka. Ubutambyi bugomba kuba ubutambyi buruta ubundi butambyi, no ubutambyi bwa Kristo bwagiye ku musaraba burapfa, ku munsi wa gatatu burazuka. Ni nayo mpamvu inkoni yarabije uburabyo byasobanuraga umuzuko wa Kristo.
hanyuma iriya nkoni yazutse ariyo nkoni y'ubutambyi ishyirwa mu isanduka ry'isezerano. Bivuga ngo ubwiza bw'Imana no mu cyubahiro cy'Imana harimo n'imirimo ya gitambyi. Nicyo cyatumye dusoma hariya muri Petero ngo kugira ngo tube inzu y'umwuka dutambe ibitambo byera bishimwa n'Imana. Murumva ko iyo turi mu murimo w'Imana, iyo ibyo dukora byose aba ari ibitambo dutamba. Hanyuma ku gihe cya Salomo yirengagije ibyo bintu bibiri bikomeye bituma urusengero rusenyuka, bituma Abisiraheli bakora ibyangwa n'Uwiteka, bituma imiryango 12 icikamwo. Imiryango 2 iragenda isigara mu majyepfo, Yuda na Benyamini. Indi miryango yose ko ari 10 ijya muri Ashuri, ijya mu majyaruguru. Igiye mu majyaruguru yivanga n'amahanga, igenda yivanga n'amahanga, yivanga. Abo bivanze babyara Abasamariya baba abantu b'ibirumira habiri. Hanyuma bava muri Ashuri bakubitwa muri Ashuri bajya Babiloni. Abasigaye mu majyepfo nabo baza nanone kudakomeza gukora ibishimwa n'Imana. Imana iraza ibajyana hato na hato. Yabanje kujyana abakize, hanyuma nabo baragenda bajya i Babiloni, bahurirayo n'abandi bagiye bo mu majyaruguru, bose bahurirayo. Bibiliya iravuga ngo abo basigaye mu majyepfo b'abakene nabo bagahinga, basarura imyaka. Abantu bose bari i Babuloni b'Abisiraheli bakabazana nk'abaportere, bakabazana nk'abantu nk'imbata, bakaza kwikorera imyaka yasaruwe ikajyanwa Babiloni. Nicyo cyatumye umuhanuzi Habakuki avuga ngo naho imitini itatowa, inzabibu ntizere, bagahingira ubusa imyelayo. Nta kabuza ko nishima n'Uwiteka, nkanezererwa Imana y'agakiza kanjye. Amen. Habakuki yabivuze kubera iki? Nuko bahingiraga ubusa imyelayo. Barahingaga ntibabirye, bakabisarura bikaja kurya abandi bari Babiloni. Habakuki yahanuye muri icyo gihe avuga ngo naho imitini itatowa bagahingira ubusa imyelayo. Murumva ko nabo mu majyepfo nabo barahingaga ariko basarura ntibabirye. Icyo gihe bamara imyaka 70 Babiloni. Ngeze mu gitabo cya Nehemiya, ubwo mvuze ibintu byinshi cyane. Mvuye mu gitabo cyo Kuva, ngiye no muri Yosuwa, nageze mu Bacamanza, ubwo nagiye hose no mu gitabo cy'Ingoma n'Abami na Samweli. Ubu ngeze muri ibi bitabo rero byo kugaruka. Bamara imyaka 70, noneho igihe kiragera baragaruka. Ese turacyari kumwe mwangurikiye? Amen. Amen. Bagarutse Abisiraheli bagaruka mu bice bitatu, ariko bari bafite abayobozi bagera muri 5. Umwe n'uyu Nehemiya, ari nacyo gitabo tuzatindamo dusoma. Mwumvise ko ndimo nakora introduction generale kugira ngo mwumve icyo tugiye kuziga muri iyi minsi 3. Nehemiya bagaruka mu bice bitatu. Abayobozi bagarutse bari abayobozi 5, yari amatsinda 5. Hari itsinda rya mbere, mvuga itsinda ry'abubatsi. Uyu ni enjeniyeri witwa Nehemiya, ndetse yari afatanije na Ezra. Ariko Ezra kandi yari afite umwihariko kubera ko yari no mu itsinda ryo kubaka, akaba no mu itsinda ry'abanyamategeko. Yari umunyamategeko. Niwe wasomaga amategeko n'amateka y'Imana, akongera kandi kuyibutsa Abisiraheli kubera ko ubukristo bwabo bwari bwarasenyutse. Nivuga ubukristo, ntabwo icyo gihe bitwaga abakristo, ahubwo abakristo biswe mu Isezerano Rishya. Ariko munemerere nkoreshe iryo jambo ry'ubukristo. Ezra ababwira iby'amategeko n'amateka y'Imana kubera ko kiroho yabo yari yarangiritse irasenyuka. Ubu muri iki gitabo ndagira ngo nzongere kandi twibukanye amateka n'amategeko y'Imana. Ahari wenda birashoboka ko icyatumye iri jambo riza nuko hari twaba twaribagiwe. Hanyuma iri
itsinda rya mbere mwavuze ko ari abajeniyeri, irya kabiri ni iry'abanyamategeko, itsinda rya gatatu yari umuyobozi ariwe guverineri witwa guverineri wari uyoboye icyo gihe, wari uyoboye icyo gikundi cyose, ni Zerubabeli. Zerubabeli yari guverineri, mbese ni nkawo wari umwami, yari umutegeka, niwe bahawe kugira ngo azabe guverineri. Ibintu byose byatunganijwe, amategeko yasomwe, hanyuma n'inyubako zubatswe, hanyuma Zerubabeli nawe azabe guverineri. Nawe yari muri iryo tsinda rya gatatu. Itsinda rya kane ry'abantu by'abayobozi baje muri ibyo bice bitatu ni itsinda ry'abahanuzi. Umuhanuzi witwa Zakariya n'umuhanuzi witwa Hagayi. Hagayi yaje abahanurira kugira ngo bazubake inzu y'Imana. Bari barayubatse bageze hagati barananirwa, ariko Hagayi akabahanurira arababwira ngo nimwubake inzu y'Uwiteka bitagumya kuba umusaka, mufite amazu meza, ariko inzu y'Imana muyubake. Muririmbisha mukaba beza, tukambara tukaba beza, tukisiga tukaba beza, tukagira amafaranga kuri konti tukaba beza, ariko n'ubukristo nabwo nitubushireho konti, nabwo nibuze tubukungahaze, tubushireho ibinyamwuka, tubishireho ibintu byo mu mwuka. Ukorere mu mwuka, tubwambike, tubusige, tubutunganye buse neza. Hagayi yari ashinzwe guhanura, abahanurira urusengero bubatse, ariko Zakariya nawe yari ashinzwe kubahanurira urusengero rwo mu mutima, rwo mu mwuka. Murabyibuka ko we yaragiye ahantu urusengero rwo mu mwuka, ababwira ko urwo rusengero ruzaza ruyobowe, uzaba uruyoboye azaba afite inkoni ebyiri. Azaba afite inkoni imwe yitwa kunga, n'iyindi nkoni yitwa buntu. Biri hariya mu buhanuzi bwa Zakariya. Iyo nkoni y'ubuntu n'indi nkoni yitwa kunga ni kiriya giti cy'umusaraba gifite igiti kimwe kizamuka n'ikindi giti gitambika. Buriya Yesu Kristo ariya mu buhanuzi bwa Zakariya nyine azavuga ngo uwo muntu ngo amera nk'imbagwa, ngo bamugura ngo ibice by'ifeza 30. Ubwo arimo arahanura Yesu Kristo ya mafaranga Yuda yamuguze. Kandi ngo mu kuboko kwiwe ngo harimwo inkoni yitwa buntu. Murabizi ko ubuntu bw'Imana aribwo bwaduhesheje kuba abo turi bo. Kandi ubuntu bw'Imana ni amasomo ahora twigisha, akatubwira kurushaho kuba beza, kureka kutuba Imana no gukiranuka no kuba Imana mu gihe cya none gisa gutya. Muzabisanga hariya mu gitabo cya Tito. Hanyuma kunga nayo umusaraba niwo watwunze n'Imana. Murabizi ko na Yakobo nawe yaryamye arota urwego, ingabo zo mu ijuru zimanuka n'izindi zizamuka. Buriya rwa rwego yarose ni umusaraba wa Kristo. Hariya niho harimo inkoni ya buntu n'inkoni yitwa kunga. Umusaraba wa Kristo niwo watugize kuba umwe. Bibiliya iravuga ngo namwe mwari ababiri, ariko ngo kubwayo maraso mwahindutse kuba umwe. Haleluya, haleluya. Buriya umusaraba wa Kristo niwo utugira kuba umwe. Abana Yesu yarasenze ariya mu butumwa bwiza bwa Yohana aravuga ngo simbasabira gukurwa mu isi, ahubwo ngo barinde umubi, kandi ngo ubereshe ukuri, kuko ijambo ryawe ni ukuri. Aravuga ngo ubagire umwe, ngo nguko njyewe nawe data turi umwe. Amen. 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 Ibi ni ibivuga ko Zakariya yarose inkoni yitwa kunga. Ni ubumwe Zakariya yararose bw'abana b'Imana. Urwo ni urusengero rundi. Iryo ni itsinda ry'abahanuzi narivuze rya kane. Itsinda rya gatanu ryazanye n'Abisirayeli muri ibyo bice bitatu. Ni itsinda rya gishumba, ni itsinda rya gipasitori, ni umutambyi witwa Yosuwa. Yosuwa yari umutambyi, kandi Yosuwa Bibiliya iravuga ngo
satani yaramureze ngo amurega kuko yari yambaye imyenda iriho ibizinga. Yego. Ariko Imana iramubwira ngo vaho satani we kurega umugaragu wanjye, nubwo umubona ibizinga ameze nk'umushumi ukuwe mu muriro. Ni ukuvuga ngo umushumi ni kiriya giti muribuke iyo twacanaga umuriro ugashyiramo urukwi hagasigara akantu gatoya k'agace kugira ngo byose urukwi rubikara. None uriya niwo bita umushumi. Ni akantu gakuwe mu muriro. Yosuwa we kumurega, Yosuwa yari amaze imyaka 70 ari Babiloni, agiye kurangira. Ndi nk'Imana asigaje hato, nanjye namurokoye kandi namusubije umurimo wiwe. None aya matsinda ko ari 5 araza. Ntabwo nzavuga buri umwe wese buri tsinda kandi ngo tujye mu gitabo cyiwe. Nahisemo ko umwuka wera anemeza ko twika igitabo cya Nehemiya nk'umwubatsi, nk'umuntu wubatse inkike kandi wasanye n'amarembo. Nehemiya Bibiliya iravuga ngo, muranemera ni hafi gusoza kuko yari introduction generale. Nehemiya Bibiliya iravuga ngo ageze i Yerusalemu abanza kuzenguruka i Yerusalemu inshuro 3. Kandi kugira ngo agere i Yerusalemu yasabye uruhushya, umwami ararumuha. Ntabwo ngiye kujya mu magambo menshi. Umwami arumuhana n'ibaruwa n'urwandiko, aramubwira ngo n'ibindi biti byose uzabona mu nzira mu ishyamba ry'umwami uzabiteme. Buriya Imana yatweguriye, yaduhaye disposition, yaduhaye ibintu byose, ibikoresho byose by'ubu bukristo yarabuduhaye. Ni nayo mpamvu Imana yaduhaye impano, ikaduha impano yo kurimba n'iyo gusenga, ikaduha n'impano yo kubwiriza imeze gutya, ikaduha na ziriya mpano zose umuntu wese agiye ageraho. Mu ishyamba ry'umwami hari ibiti dushobora gukoresha, hari impano dushobora gukoresha kugira ngo twubake ubukristo bwacu, twubake amarembo yasenyutse. Amen. Amen. Muri iryo shyamba Nehemiya ryinjiramo, ujye wumva ko nawe iryo shyamba waryinjiyemo. Murabizi ko hari igiti kimwe kiri mu ishyamba. Reka mvuge iyo mama Bishop yinjiye mu ishyamba akazamukana isengesho, adasa n'uzanye igiti kimwe cyo kubaka, iyo adusengeye ujya wumva hari ikindi kintu cyiyongereye ku bukristo bwawe. None mama Kamariza yahaguruka yavuga ngo ibyo n'Imana irabizi, ako konyine gusa kakaba ari nk'igiti ashinze mu bukristo bwawe. Nagenda avuga buri umwe wese murengere yahaguruka, kigabo yasoma Zaburi, kiriya ni ikindi giti cyo mu ishyamba. Ana yadusomera, muzi kuko ari umusomyi mwiza. Iyo anasoma Bibiliya ujya wumva hari ikindi kintu cyiyongera, ukumva biraryoshye, ukumva uburyohe. Ibi byose umuntu wese agiye afite impano, yinjiye mu ishyamba nka Nehemiya ajya gutema igiti kugira ngo ajye kubaka i Yerusalemu. Haleluya, haleluya. Nehemiya agezeyo, Bibiliya iravuga ngo agera i Yerusalemu, ngo azenguruka mbere yuko abanza kubaka, arabanza azenguruka iminsi 3. Iyi minsi 3 yazengurutse, abakozi b'Imana bose iyo bajya gufata umurimo n'urugendo, iyo bajya gutangira umurimo w'Imana neza ku rufatiro, bagomba kugenda iminsi 3. Muravyibuka namwe ko Aburahamu umunsi yagiye gutamba Isaka ajya ku musozi wa Moriya, yagenze urugendo rw'iminsi 3. Muri urwo rugendo rw'iminsi 3 Aburahamu agezeyo ngo abona gutamba igitambo. Imana iramubwira ngo nabibonye neza yuko ungunda, hindukira urabona imfizi y'intama iziritse hariya mu bihuru. Iyi mfizi y'intama yari Yesu Kristo, wari ukicishe mu bihe. Muri teoloji bazabyita ngo ni teofani. Ni Kristo wari muri teofani, ni Kristo wari ukiri mu ishusho y'intama. N'ubundi yaje ari intama kugira ngo azacungure Isaka, natwe azaducungure. Nicyo cyatumye byandikwa mu gitabo cy'Abagalatiya ngo maze igihe gikwiriye gisohoye. Bivuga ngo hari igihe gikwiriye, hari igihe kitari gikwiriye cyabayeho, ariko hari n'igihe gikwiriye cyasohoye. Agenda urugendo rw'iminsi 3. Uru rugendo rw'iminsi 3 si Aburahamu gusa warugenze wenyine,
muzabisoma no mu gitabo cyo kuva. Mose kugira ngo ave mu Egiputa ajye gutamba ibitambo, Farawo yaramubwiye ati ariko warorereye ugatamba ibitambo ukabitambira hano mu Egiputa. Mose aramubwira batoya, ibitambo byacu by'Imana yacu tuzajya kubitamba ariko tumaze kugenda urugendo rw'iminsi 3 twageze i Gosheni. Si ibyo gusa, iyo usomye nanone udusanga Yona kugira ngo ajye guhanura neza Ninewe, Imana yabanje kumucisha mu nda y'urufi agiramo iminsi 3. Si ibyo gusa, na Nehemiya nawe yazengurutse iminsi 3 kugira ngo abashe kubaka. Si ibyo gusa, na Pawulo nawe yamaze imyaka 3 muri Arabiya kugira ngo ategurwe neza azakora umurimo w'Imana neza. Si ibyo gusa, na Yesu Kristo kugira ngo aducungure yabanje kubamba ku musaraba, hanyuma arapfa. Urwo ni urugendo rwa kabiri. Urugendo rwa gatatu arazuka. Imana iragusaba ngo umuntu utamba igitambo cyiza gikwiriye gishimwa n'Imana, umuntu utamba ibitambo byiza by'ubukristo, ni umuntu wabambanwe na Kristo, ni umuntu wapfanye na Kristo, ni umuntu wazukanye na Kristo. Urwo ni rwo rugendo rw'iminsi 3. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ubukristo bwacu bwubakwa umuntu wabambanywe na Kristo, agapfana na Kristo, akongera kandi akazukana na Kristo. Nehemiya agira iminsi 3, agenda urugendo rw'iminsi 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire bavandimwe, nta kindi kizadukomeza, nta kindi kizatuma ubukristo buba bwiza. Ni umuntu ubukora, ni umuntu ububamwo, ni umuntu ubuhagazemwo, ugenda urugendo rw'iminsi 3 ukamenya neza udashidikanya kuba bambanywe na Kristo, kuwapfanya na Kristo, kandi kuwazukanya na Kristo. Ibyo nabyo bifite icyo bivuze, ntabwo ngiye kubisobanura, ariko bifite icyo bivuze. Niyo mpamvu utazigera unagorana n'ubukristo bwawe ntibuzacuya. Ubukristo bwawe ntabwo buzareka kuba bwiza niba waragenze urugendo rw'iminsi 3. Nehemiya nyuma y'urwo rugendo rw'iminsi 3 kuzenguruka 3, Bibiliya iravuga ngo atera intambwe yindi yo gusenga. Ubwo nta mirimo arakora, aracyagenze wenyine, kandi intambwe ya kabiri arasenga. Ngo afata igihe kingana n'amezi 3 asenga Imana, kandi ajya gusenga Imana. Nehemiya ndamukunda uyu mugabo, iki gitabo kijya kinezeza. Ngo yasenze Imana yinginga cyane, aringinga, aravuga ngo Uwiteka Imana nyir'ijuru. Haleluya, haleluya. Mana nkuru, Mana iteye ubwoba, Imana ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. Mana nyir'ijuru yarazi Imana yiherereye ku Imana yo mu ijuru. Ntabwo abantu bafata igihe cyabo bakagitanga kubigirwamana, ntabwo bari mu murongo, kandi n'abantu bishingikirije izindi mbaraga zitari imbaraga zo mu ijuru. Izo mbaraga ni imfabusa. Nehemiya yarazi ko imbaraga zizamukomeza no kumushoboza n'imbaraga z'Imana yo mu ijuru. Imana nkuru iteye ubwoba yahise yibuka uburyo Imana hariya ku musozi wa Sinayi, ko ikintu cyose gihumanya kitahageraga, iyo cyahageraga bagiteraga amabuye. Aravuga ngo ni Imana iteye ubwoba, ni Imana iba mu mbaraga zayo, iba mu butware bwayo no mu budahangarwa bwayo hariya ku musozi wa Sinayi. Ariko atera intambwe kandi aravuga ngo Imana ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda. Ahita asimbuka ava muri Sinayi, Imana iteye ubwoba, ahita amenya kandi ko ari Imana ifite imbabazi. Ubwo urugendo rwiwe ruragiye, ni rurerure cyane. Mwumvire isengesho, ko ari isengesho ritraversa l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Iyo ageze mu mbabazi, deja ageze hariya mu isezerano rishya, ageze mu mbabazi za Kristo. Hanyuma Imana abayikunda bakitondera amategeko yayo, ayisagara hariya no mu mirimo
abantu Imana yagiriye imbabazi icya mbere baritonda kandi bakitondera n'amategeko y'Uwiteka. Iryo sengesho ararisenga, hanyuma aravuga ngo izo za nature zawe ko ari eshatu cyangwa ko ari enye, none tegera ugutwi kwawe wumve. Imana igira amatwi ijya yumva, kandi ngo n'amaso yawe arebe. Wumve gusenga k'umugaragu wawe, sengera imbere yawe muri iyi minsi, ku manywa na nijoro. Nsabira abagaragu bawe b'Abisirayeli. Yasengaga ku manywa na nijoro adahwema, ntabwo rwari urukerera gusa, ntabwo yari nibature, kugira ngo ubukristo bukomere. Ni ubukristo ubushashurwe bube bwiza, ni ubukristo busenga iminsi yose. Bibiri iravuga ngo dusenga ubudasiba. Ujye usenga ku manywa, usenga na nijoro. Ujye usenga urya, usenga uryama, usenga uri mu kazi, usenga ubudasiba, usenga uri mu modoka utwaye, bagutwaye, usenge. Nehemiya aravuga ngo kandi wajye gusenga, aravuga ngo njyewe icyo nsenga ndabanza naturira ibyaha by'abagaragu bawe b'Abisirayeli. Abyishyiraho, arabitwarira, hanyuma yatura ibyaha byabo. Reka nkubwire ngo ntugakore umurimo uwo ari wo wose utabanje kwatura ibyaha. Ubukristo bwiza bwasanywe neza, bwubakitse neza, bubanza gukora imirimo iyo ari yo yose bwabanje kwatura, kandi bukatura ibyaha bye ndetse n'ubwoko bwabo. Tujye dufata igihe dusengere na bene data, dusengere abantu bose twatura n'ibyaha by'ubwoko n'ibyaha bya bene wacu. Nehemiya mbere yo gukora umurimo uwo ari wo wose, munemerere ngane ku musozo. Nehemiya amaze guhabwa uruhushya no gusenga, Imana imwemerera rero gukora umurimo. Bibiri iravuga ngo mu kwezi kwa Nisani, ku itariki ya 20 ku ngoma y'umwami Arutazeruzi, ubwo yari umuziritsi wa vino, ahabwa uburenganzira. Noneho Nehemiya aragenda atangira kubaka. Mbere yo kubaka yahamagaye abantu bose barafatanya, arababwira ngo reka mbaze mbabwire, ntimureba ko tumeze nabi. Inkuru yari yarazibwiwe, yari yarazihawe n'umugabo witwa Hanani. Uyu Hanani wari waramubwiye ayo makuru, ariko Nehemiya nawe aravyirebera, arababwira ati nimurebe tumeze nabi, turasa nabi. Yerusalemu harahiye, kandi habaye amatongo n'amarembo yaho yarahiye. Noneho ababwira ikibazo. Buriya reka mbabwire ngo nubwo natinze, mbabwire ngo iyo umuntu atarimenyaho intege nkeya ngo yimenye ko ameze nabi, ntashobora no kubaka indi nyubako nshyashya ataragaya inyubako ishaje arimo. Nehemiya aravuga ngo tumeze nabi, ariko ahamagarira abantu bavuga ngo nimuze twubake, kandi nimuze dusane n'amarembo. Bavandimwe, muri iki gitabo cya Nehemiya tuzafata umwanya wo kuganira irembo ku irembo, wenda Imana nidushoboza. Amarembo Nehemiya yasanye n'ayahe? Ariyo marembo agize ubukristo bwacu. Irembo rya mbere Nehemiya yasanye ni irembo ry'intama. Irembo ry'intama ni minisiteri y'ivugabutumwa, ni minisiteri yo kongera kandi gukora ivugabutumwa. Reka mbabwire, kugira ngo ukore ivugabutumwa ryiza ubanza kwiheraho, wowe ukaba icyitegererezo cy'imirimo myiza n'amagambo yose uvuga n'indirimbo uririmba. Amen. Amen. Irembo rya kabiri ni irembo ry'amafi. Irembo ry'amafi hariya ku gice cya 3 umurongo wa mbere, ni ukuroba, mbese ni ukongera kandi kugirira umutwaro abantu bose bataramenya Yesu Kristo. Igikomeza ubukristo bwacu ni ukugira umutwaro w'abatizera. Niba twaragiriwe amahirwe yo kuba kuri uyu murongo, ariko kandi dufite amahirwe yo guhura n'abantu bose, nitwongere muri ubu bukristo mumenye ko dufite umutwaro, dufite n'inshingano na responsabilité zo kugira gute, zo kongera kandi kubwira bene data. Irembo rya gatatu ni irembo ry'igikombe. Iri rembo ry'igikombe ni irembo ryo guca bugufi. Ubukristo bwiza, ubukristo busize, ubukristo butazavirwa, ubukristo butazananirwa, ni ubukristo bugira umutima wo guca bugufi, buhora buca bugufi. Iyo umuntu adaca bugufi mu murimo, reka nkubwire ko uzananirwa.
ariko ikizagukomeza muri uyu murimo, ikizagukomeza muri urugendo no mu rugo rwawe ni uguhora uca bugufi. Bibiliya iravuga ngo abicishe bugufi ngo Uwiteka azabashyira hejuru. Ni nacyo cyatumye Imana ijya gusakara ihema ry'ibonaniro, ikarisakaza umwenda wa tahashi, uruhu rw'inyamaswa yitwa tahashi. Ruriya ruhu rwa tahashi ubwoya bwawe bwari buryamye kandi rwari uruhu rworoshye cyane. Reka mbabwire ngo muri ubu bukristo tuze dusakarwa no guca bugufi nk'umwenda nk'uruhu rwa tahashi, ntitugire ubwoya bujombana, ntitugire amagambo ajombana, ahubwo tugire amagambo meza. Bibiliya iravuga ngo uko mubonye uburyo mujye muvuga neza, kurwanya uruhande, mubane n'abantu bose neza. Ya haleluya haleluya. Uko guca bugufi kandi tube tworoshye cyane, umuntu ntakikakaze ngo twishyiraho amazina atagira umubare. Tuve ku bupasiteri, tuve ku buhehe, tuzamuke tuve ku buapotere, tuve ku bubisho, tugende. Oya, twese turi abagaragu b'Imana. Ni ngombwa muri uyu murimo guca bugufi. Iryo ni irembo ry'igikombe ryo guca bugufi. Irembo rya gatatu ni irembo rya kera. Irembo rya kera ni irembo ryo kwibuka ibihe byiza bya kera. Biranditse hariya mu maganya ya Yeremiya, haravuga ngo twigarurire Mana natwe tuzaba tukugarukiye, utugarurire ibihe byiza bibe nk'ibya kera. Ibyo ni ibihe byiza bya kera, ibihe byo hambere. Tujye twibuka ibihe byo hambere, umuntu wese ngo azirikane uko yari ari amera agihamagarwa. Twibuka ibihe bya kera. Iryo ni irembo rya kera. Irembo rya gatanu ni irembo rinyuzwamo imyanda, ni irembo ryo kwihana. Ubuzima bwo kwihana tugomba kandi kugira ngo ubukristo bube bushya buvugururwe bwubakwe, ni uguhora iteka ryose tuba mu bihe byiza byo kwihana. Kwihana si ubuhanga cyangwa se guca mu bwenge, ahubwo ni ukwanamuza akunda umunyabyaha. Tugahora twihana buri gihe kuko nta muntu udakosa. Irembo rya gatandatu ni irembo ry'isoko. Iri tuzariganira ku munsi w'ejo. Ni irembo ry'agakiza. Iri rembo ni iry'agakiza. Kandi irembo ririho ibintu bitandatu tuzabivuga ku munsi w'ejo. Irembo rya karindwi ni irembo ry'amazi. Iri rembo ry'amazi ni irembo ry'umwuka wera, kongera kwifuza kuyoborwa n'umwuka wera. Pawulo yaranditse mu Baroma ngo abayoborwa n'umwuka wera abo bose nibo bana b'Imana. Irembo rya munani ni irembo ry'amafarashi. Iri rembo ry'amafarashi ni irembo ry'urugamba. Muri ibyo yaravuze ngo ndacyabaza ibyaremwe byose, birasubiza ati urugamba ruzashira ariko ngo tugume mu ntambara. Tugomba guhora iteka ryose turi mu ntambara, turwana na Satani, turwana n'umubi, turwana n'umubiri, turwana ndetse n'umwanzi, tukarwana n'umubi n'umwanzi, turwana umubi ariwe Satani, turwana n'umubiri. Izo ni urugamba tugomba guhorana, tugomba guhora turwana, tumukave mu ntambara, tugomba guhora turwana. Irembo rya cyenda ni irembo ry'iburasirazuba. Irembo ry'iburasirazuba. Iri rembo ry'iburasirazuba ni ugukiranuka. Bibiliya iravuga ngo izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, hariya mu gitabo cya Maraki. Irembo rya cumi ni irembo rya Mifukadi. Iri rembo rya Mifukadi ni irembo ryo mu nguni. Hariya mu nguni ndagira ngo mbabwire ngo inzu ikomezwa no mu nguni, hariya mu mfuruka. Reka mbabwire irembo rya Mifukadi ni ukongera gusanasana ahantu hose hashobora kuba haturuka gusenyuka kw'inzu, ahantu hashobora guturuka hasenyuka n'ubukristo. Nitwongere turebe mu nguni hariya mu ihembe, tuhubake neza, niho hari imbaraga. Inzu ikomezwa n'ibuye ryo mu mfuruka ryo mu ihembe hariya. Iryo ni irembo rya Mifukadi. Irembo rya cumi na rimwe ni irembo rya Efurayimu. Irembo rya Efurayimu ni irembo ry'ubuntu bw'Imana. Efurayimu yagiriwe ubuntu kubera ko yavukanaga na Manase, agirirwa ubuntu bwo kwitwa umwe mu bana ba Isiraheli, kandi Efurayimu arakura cyane. Irembo rya cumi na kabiri ni irembo ry'abakumirizi, riri hariya ku gice cya 12 umurongo wa 39. Iri rembo ry'abakumirizi ni irembo ry'abanyamasengesho. Ubukristo kugira ngo busanwe nuko bugomba gusana n'irembo ry'abakumirizi, irembo ry'abanyamasengesho. Amen. 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 Aya marembo yose mvuye kuvuga
niyo marembo asa n'ubukristo. Ubukristo bwiza busanwa n'aya marembo. Imana iduhana umugisha. Narimo mvuga igitabo cya Nehemiya kigizwe n'ayo marembo yose. Ejo tuzaganira irembo ry'isoko, mwumva uburyo tugomba gusana iri rembo ry'isoko, cyangwa se irembo gusana agakiza kacu, gusana ubukristo bwacu. Hari ibintu bitandatu biri kuri iryo rembo bigomba kuzasanwa. Ndabashimiye cyane kuzakurikirana iki gitabo cya Nehemiya no gukurikirana amasomo meza aryoshye yo mu gishari muri iki gitabo. Imana iduhana n'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Rafiki